ariko niba uri umukristo uzaho uva naho ujya, ishyura umuntu wakugurije. Yaguhaye ibyo kurya, genda umwishyure. Yaguhaye amafaranga ye, genda umwishyure. Wowe ubuzima bwaratubyimbye, ubuzima buratuzonze, niko tugomba kubaho. Ugomba kugerageza uburyo bwose nawe uba nk'icakura, ukabaho nyine n'abantu banakubona ahubwo ntihagire no gutinyuka. Ukamera nk'ikihebe. Ntabwo ari ikihebe, ni ubucakura bwo gushaka ubuzima mabure. N'ubuzima, gushaka ubuzima ni byiza, ariko mu buryo bwiza, kuko abantu benshi barakize, baratunze kubera ubuhemu. Ubakishije amazu amafaranga y'abandi, bari ibibanza by'abandi, barabakopye ibiryo. Ubuhemu se bwanditse ku nzu. Icyambere kirana umusaruro. Umusaruro mu buhemu bwanditse ku nzu se wo kwambura, bwanditse ku makaro yiwa, bwanditse ku mutima wabukoze. Ibyo nta muntu bireba. Utwara ibintu gakeya, cisha make. Ni amahoro, ni ibyumva hinduke nko bisanzwe. Turabasuje aho muri hose, mukomere. Twifuriza ubuzima bwiza, kwaguka mu buryo bwose, ariko tuboneho no gukomeza abadakomeye, abarwayi mukire, abameze neza musanga abo batameze neza mubafashe. Uyu munsi Jack tugiye kuganira ku kintu bita ideni n'abakristo basigaye bambura ababagurije. Mukristo ukamukopa ibiryo, ukamuha amafaranga yawe, ariko bikarangira kwambuye. Jack, abakristo nabo twambure ko tuba abanyamadeni pe? Uriya rero ngiye kumva mbyumva, kujya gusa nk'ubutandukana nawe, kujya usa nk'unsetsa. Umukristo se we si umuntu. Erega imihangayiko turiho kuri iyi si nawe aba yirimo. Iyo yinjiye mu materaniro baramubwira ko agakayangana, ariko yasohoka amateraniro ashoje arasubira muri bwa buzima busanzwe. Wanasanga yasize nta kintu cyo kurya afite. Ubwo rero tumva nge nta biri. Ariko igituma tuba abakristo ni ukugira kuko dutandukane n'abandi batari abakristo, kuko tuba abakristo twarahisemo. Ntabwo watandukana n'abandi rero, mukiri guhurira aho bahahira, mukiri guhurira kigereka bavuye mu mubiri wenda, nuko two mbyumva. Ariko uzi umuntu kuza akakuririra, byanze nabuze naburiwe, ati wenda Jack nguriza 10,000, nguriza 20, cyangwa se nkopa inusu y'umuceri, nkopa kawunga. Ako uri umukristo, barakubona ujya gusenga, bamwe witwa murokore, urakora imirimo runaka mu rusengero cyangwa se mu kiliziya, ariko umuntu akakwizera wenda akurikije ati uyu muntu umukristo, umuntu arasenga, agenda na Bibiliya, afite ishapura, agira gute, bikarangira wambuye wa muntu wakwizera. Hari igihe rero uko byumva ngewe, hari igihe wambura atari uko wabishakaga. Ari iki? Hari igihe usanga ufite ibibazo byinshi cyane, kandi wa muntu wagana gukopye aba afite n'ubushobozi rega mahabure. Jack, buriya ntabwo umuntu wese ukugirira impuhwe utakira akagufasha. Ntago akenshi, ntago ari kuba umurusha ubushobozi, ahubwo hari igihe Jack umuririra, umutakira, umubwira ati ndo n'abagenzi banjye nabo tuvukana na byanze, akakugirira impuhwe. Hari ngiye nk'uwo twaganiriye arambwira ati ngenda nifite amafaranga y'ishuri, inshuti yanjye irantakira, ndayamuha, aranyambura burundu, ubishuri narivuyemo. Ari umukristo wamwambuye. Nge rero icyo nahanga nawe no kukabyawe, ibintu byose ukabijyana mu gikristo, kuko umukristo ni umuntu nawe, nabikubwiye na mbere hose, nawe ahura n'ibibazo nk'abandi. Buriya ntekereza ko yambuye nawe ntabwo mwakabaye mumufata nk'umuntu udasanzwe kuri iyi si, kuko nawe ari mu bibazo turi imbere. None se yakubwiye ati mfasha ngira neza, nzayaguheje wundi, n'ukuri nta wundi, niyo umaze kuyamara kuko urakoze, urakabyara, uragaheka, dore nkwifurije imigisha, none uyu muhaye ibyo kurya, umukopye ibyo kurya, aravuga ati n'ukuri nari mburaye, byari byancanze,
ariko urakoze noneho akaguha n'itariki ati kugira ngo nyine gahunda igende neza kugira ngo gahunda igende neza yabone amafaranga yashakaga cyangwa se ikindi kintu yashakaga. Rega nawe ntabwo wasaba umuntu ufite iyindi myitwarire, ugomba kumwereka ko wiyorobese ufite agatima keza, akanagira n'icyo cyizere cyo kuyaguhereza. Nawe ubundi bw'umuzanye ibindi bintu ntawe yaguha kandi waguhomye. None se Jack biragoye, none hari n'uyaha cyangwa uwukopa ukabona ahubwo yagutse yaranakurenze mu rwego, ukabona ntari kwanga kuyaguha ari uko atayafite, ahubwo arayafite, abayeho mu buzima bwiza. Niba yanakuguriraga waramukopye arahindura ahandi aragurira. Niyo mu rusengero mugahura, ahubwo mu rusengero agatura agataga ibyacuma akazamura amaboko, ukabona umuntu ni umukristo, rimwe na rimwe murasengana cyane musengana uramuzi n'umukristo, ariko akabaho muri ubwo buzima bwo kwambura. Njye mbifata nko kwigira ikihebe. Oya ntagaruka nkuko bimeze mama. Birano nta kantu toto kabaho, birasanzwe cyane. Toto kwambura umuntu birasanzwe cyane, kuko njye ntekereza ko umuntu nimba ari umunyamuryango w'itorero runaka asanzwe ari aho ngaho, ntabwo yava mu rusengero ngo nuko ngo yakwambuye ngo 10,000, 20,000, 50. Kwaba yayabuze se. Agomba kuza ahubwo, erega nta kundi byagenda. Nawe ahubwo ugomba kumufasha muri ubwo buryo, kuko ari igihe agusaba ubufasha, akagusaba ubufasha mbere ukabyanga, agashakisha ubundi buryo ari bubone ayo mafaranga. None se Jack, hari igihe ugenda ukabwira wangurije umuntu akakubwira turamenye nanjye ntakomeze, ukagenda ku bantu ukazenguruka batanu, ukazenguruka biwanyu ukagira gute, ariko umuntu umwe ukagenda wamugera akavuga ati yomba nuko bimeze, reka nkugire gutya, reka nigomwe. Uwo ngo rero babaye intuzi, uwo ngo nyine babaye igitambo, reka niko bimeze. Isi rega ntago nawe uri gukina ku isi rega Jack, ibintu no bigumamo rero, uri gukina mu bintu utazi, kuko abantu ntiwamenya uwo muntu. None se Jack, hari umuntu wambuye cyangwa nawe hari uwakwambuye? Abantu narabambuye ariko sinabishakaga. Hari nabo nanjye banyambuye. Birarongeye kubera ko menyereye ibi ngibi. Bifata nkaho yakuriye nawe urya undi. None se Jack, niba tuvuga umuntu akugurisha 5,000 urayabonye, kuki utahita umwishyura? Hari igihe ukubitana n'utubazo twinshi mabure, ntukabikinarega yisira. Ariko abantu benshi erega isi tuyibamo Jack, iyo sumugira nanjye nyibamo. Ariko bavuga umuntu akugurisha 1,000, 2,000, 3,000, 200, miliyoni agukopye iki? Ariko bavuga niba mwaravuganye ati aguhaye 5 yabone uyamusubize, nuwongera kuyataka yongera kuguriza. Ugatima nakakira wangu, ugatima nakakira cyane, abantu barahindutse n'abakristo bakabure. Ntago ngiye mbitindaho cyane kubura umukristo cyangwa utari we, kuko nawe uri umuntu, erega nawe ubuzima burakurya, burakubabaza cyane, ukagenda uhinduka gake gake, ugahitamo kuba ikihebe, ugahitamo ntago ari ikihebe. Umuntu yarangaye uramurya nawe akakurya, nibyo ngibyo duhoramo muri iyi. None se Jack, iyo uhuye n'umuntu wagukopye cyangwa wakugurisha amafaranga ukamwambura, bigenda gute? Ariko rero ajye duhuye agatima karadihaguza, ukagenda ukibaguza. Bamwe na bamwe bahindura inzira, ntabwo wabukiciye hariya. abandi wabandikira message ntibagusubiza, rero gushobora no gucaka kurembuza. Ubwo rero aho kugira ngo umwiteze hindura izindi nzira. Abandi telefone bazikuraho, abandi urabamagana, ntabwo wamwiha umurya sini, ntabwo wamwitaba, ntitabamo ibigize kutari buyamuhe. Ukumva ibyo ngibyo Jack byagera. Niba erega wenda uri umukristo, ni byiza kora ibya gikristo. Niba utari n'umukristo bimfura, cyangwa se umuntu nyamuntu, ubundi yagakwiriye kubaho gute? Yaka abantu umuntu barabutaye byararangiye, waba uri he, waba uri mu rusengero, waba uri hanze, bose bameze kimwe. Ukumva amaherezo araheja ibyiza nawe ntago tubyitayeho, naho isi iri kutujyana. None umuntu ese we Jack ugurije umuntu 100, 200, nkawa wundi nakubwiye watanze amafaranga y'ishuri, umuntu akayakurya, ntakwitabe, ntakwandikire message, ntagire gute, ari nkawe
ese niwe byaba bibayeho wenyine. Rega nibyo bibyuzuye hano ku isi. Rega nawe umeze nkaho wigiriye mu ijuru. Aha ngaha ubundi urangayeho gatoya burye ugucunze nawe warangaye burye ntawiteye ku yundi yarangaye. Ibyo bintu bikorwe kugeza ryari sinamenye. Amaherezo nta maherezo tubona kuri iyi si. Dukwepane n'abo bantu tumpaka. Wowe ubuzima bwaratubyimbye, ubuzima buratuzonze, niko tugomba kubaho. Ugomba kugerageza uburyo bwose nawe uba nk'icakura ukabaho nyine n'abantu banakubona ahubwo ntihagire no gutinyuka. Ukamera nk'ikihebe. Ntabwo ari ikihebe, ni ubucakura bwo gushaka ubuzima mabure. N'ubuzima gushaka ubuzima ni byiza ariko mu buryo bwiza, kuko abantu benshi barakize baratunze kubera ubuhemu. Ubakishije amazu amafaranga y'abandi, bari ibibanza by'abandi, barabakopye ibintu. Ubuhemu se bwanditse ku nzu. Icyambere kirana umusaruro. Umusaruro mu buhemu bwanditse ku nzu se wo kwambura, bwanditse ku makaro yiwa, bwanditse ku mutima wabukoze. Ibyo nta muntu bireba. Utwara ibintu gakeya cisha make, nta muntu bireba. Ese jya urumva ukize muri ubwo ugira ngo wabasha kuba kuri iyi si nta kantu na kamwe wanyereje cyangwa ni ukuvuga ngo abantu bose bakize baribye. Abantu erega Imana itanga ubugingo, icyubahiro n'ubukire n'iby'Imana. Ese barabibuze mu Mana? Wasanga kubishaka yo biba bigoranye, ugakoresha izindi kata. Abakristo ntibikwiriye ariko ntawamenya bose ko babikora. Ariko uzi gusengana n'umuntu wakwambuye, azamura amaboko ahimbaza Imana, abyina ibisirimba agira gute, cyangwa agenda na Bibiliya n'amashapure kwa kundi twabivuze. Bivuze ikizo. Nta bwoba se? Ubwoba bw'ikizo? Waramuriye waramwambuye. Ubwoba bw'iki nyine? Wowe dore ikintu ukora. Wowe ibintu byo kwambura bishyira hirya. Muhobere akinjira mu rusengero umubwe ibyo abandi bakora byose, nawe wimukorereho kugira ngo hatajya n'ubikeka. Ariko none narumiwe neza. Hatajya n'ubikeka. Umuhobere umuheza ashimwe mu ideni umufitiye mugahinda umutera. Ibyo biba byararangiye. Kuguha ideni nuko yari afite ubushobozi. Buriya yabonye uko yigomwe, yabonye amarira yawe. Nuko yari afite ubushobozi bwo kugufasha. Erega nawe yakabaye nakwerera imbuto, ntakomeze nabo kubigarura ibintu by'amadeni. Imbuto yazikwereye igihe yagufashaga abandi bananiwe, nawe winaniwe. Rero bikunaniye kumwishyura, nawe niyera imbuto yihangana, nta kundi. Ideni riburizwemo mukomeze umubano. None se kunyura ku muntu wambuye, wakugurije ibye, wagukopye ibye, uzi kumunyuraho mukajyana muri bisi, uzi guhurira nawe mu bukwe, uzi guhurira nawe ahantu runaka mu isoko, mwari inshuti, mwarasabanaga, mwaraganiraga, ntimukivugana, ntimugihamagarana, muranyuraho undi hirya, usibye ko n'igihe mukwepana uwo mutima. Rero ikintu uvuze nicyo nanjye hari igihe ngaruka, umutima uradihaguzwa buriya iyo umubonye. Umutima ntuba hamwe, umutima uradihaguzwa nuko nyine uwima amatwi. Waba uciye nko kuruza wakumva akantu gasifuye ukagira ngo ni ugusifuye neza. Buri ideni riri guhindurira amayira, ideni riraguhindura rwose. Ideni rikwangisha inshuti, abari inshuti. Ubundi abahanga cyangwa abanyabwenge baravuga ngo nushaka ko umuntu mutandukana, akenshi abantu batandukana benshi kubera ideni, kumuguriza, kumukopa, bikarangira. Ideni riguhindurira amayira rwose. Jaka niko kuri. Abakunzi babyumva uhinduke. Birababaza kuguriza umuntu akakwambura, birababaza gukopa umuntu ntakwishyure, ariko biteye n'isoni ukaka umuntu ubufasha, ubabaye amafaranga ye,
ariko ukamwambura, ukagenda wumva ntacyo bikubwiye mu mutima, ntacyo bikubwiye. Muri Matayo ibice 7:12 ni uko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose aba ariko mubagira namwe, kuko ibyo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Amen. Nta mukristo wagakwiye kwambura, ntawe. Niba utari n'umukristo, nta mfura yagakwiriye kwambura, cyangwa se nta muntu ufite umutima wa mu muntu wagakwiriye kwambura. Hambura ingegera, hambura amayibobo, hambura nyine umuntu udafite ubwenge cyangwa se udafite umuco. Umuntu akakuguriza amafaranga ye yigomwe ntako atagize, ukamwambura. Ntimuvugana, telefone wapi, umubano waracitse, kandi mbere mwaraganiraga mugaseka rwose, uri umuntu mwiza, mukaganira mugatumirana mukayira gute, umubano warakatitse kubera wamwambura. Benshi duhura mu rusengero tukabyina tukazamura amaboko, tuzajya mu ijuru. Nta juru tuzajyamo niba twarambuye. Naryo nta juru ry'abambuzi rihari. Abantu benshi baryamanya amadeni, barasirimbana mu nsengero, bararirimbana, baratura hejuru y'amadeni, barambuye ibintu byinshi. Ariko niba uri umukristo, uza aho uva n'aho ujya, ishyura umuntu wakugurije. Yaguhaye ibyo kurya, genda umwishyure. Yaguhaye amafaranga ye, genda umwishyure. Hari igihe nta yorega uba ufite, aho ukamubwira ati ni ukuri ndabyibuka, nzayaguha ubu ngubu. Nta mukristo uzajya mu ijuru yarambuye umuntu w'abantu. Ese waramwambuye? Genda umwishyure. Yarakugurije byagucanze, wibuze, wabuze epfo na ruguru, arakuguriza, genda umwishyure. Asigaye aguhamagara, se n'umufate, mufate noneho. Iki ni cyo gihe wowe wumvishije ikiganiro byumva uhinduke, iki ni cyo gihe noneho cyo kumubwira ati mbabarira, narakwambuye ariko ngiye gushaka amafaranga nkwishyura. Byumva uhinduke uyu munsi, iba umunsi wo kwisuzuma, iba umunsi wo gutekereza wa muntu wakugurije, wa muntu wagufashe cya gihe warize byanze. Jaka, byumva uhinduke uyu munsi, yagakwiye gusigira umuntu umutima, aho kugenda ukwepa umuntu, aho kugenda ukumva uri kwikeka wanyura hirya. Kandi ikindi Jaka, twavuze ku bakristo bambura, izina ubukristo ni izina rikomeye, ni izina ryagakwiye guhesha umuntu agaciro. Wanyura hano bakaba bati uriya muntu ni umwana w'Imana, uriya muntu ni umukristo, uramukopa nta kibazo, uramuguriza nta kibazo. Abakristo twirinde ko abantu baduha ibyawo ntitubibasubize, abantu badukopa ntitubishyire, abantu badufasha tukabahemukira. Warukurikiranye byumva uhinduke, Imana iguha umugisha. Hinduka none.